dukomera Imana amashyi menshi cyane twakira umukozi w'Imana Mukundene Forotine uzwi ku izina rya Kontineri. Kari umukozi w'Imana ugaburire abantu b'Imana. Aka gatuti uyu munsi karasengeye kariho umwuka wera w'Imana. Murakoze ku mikaze no kungirira icyizere ngo dufashe abatwumva kuganira ku ijambo ry'Imana. Tubashimiye ko mutwakiriye, Imana ibaha umugisha. Ndabwira abari mu gihugu n'abari hanze nkuko babibabwiye, nitwa Mukundene Forotine, Kontineri y'Imana. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana numva riri ku mutima wanjye, ubuhanuzi kandi bukomeye. Ndabararikira kuryoherwa no gufashwa n'umwuka wera kumva no magambo. Imana ibaha umugisha. Reka ndirimbe agatero kamwe k'indirimbo numva iri kumfasha, hanyuma dukomeze. Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro, ntacyankuraho amahoro, yambereye ubuhungiro. Umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Nawe ntazampemukira, hazambera ubuhungiro. Umwami n'igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami n'igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Amen. Amina. Imana ibaha umugisha. Numva iyo ndirimbo iri ku mutima wanjye, na cyane ko turi mu gihe turimo turibuka uburyo umuntu wese yaciye mu nzira itari yoroshye. Narimo ntekereza mu gitondo urugendo rw'ubuzima mu gihe cya Jenoside naciyemo, nsanga Imana yambereye ubuhungiro. Jenoside yabaye ndi muto. Uyu munsi ku nshuro ya 30 yo kwibuka inzira y'umusaraba n'urugendo rutari rworoshye ku munyarwanda wese, nsanga Imana yarakoze ibintu by'imbaraga ku buzima bwanjye. Ku myaka nari mfite uyu munsi nkaba ndi mu gihugu mfite n'amashimwe. Turi abana bimwe tutabizi, tutabisobanukirwa, ariko uko tugenda dukura n'amateka twumva, uyu munsi turavuga ngo Imana yatubereye ubuhungiro. Tumaze kuba mama, dufite amashami yadushibutseho ku mpamvu z'uko Imana yatubereye ubuhungiro. Imana ishimwe, kandi iryo shimwe turisangiye n'abantu benshi. Abanyarwanda muri icyo gihe bari mu buzima butari bworoshye. Nje kubagisha umuntu wese uha agaciro ayo magambo. Ndagira ngo twihute dusangire amagambo y'Imana ari ku mutima wanjye, hanyuma tuyasengeremo. Amasaha bari kwihuta, tubone uko tujya no mu bindi, kandi ndabararikira gufashwa no kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo riboneka mu Gutegekwa kwa 2 ibice 30 n'umurongo w'10. Numva ari amagambo arimo aramfasha, hanyuma nanjye nyabafashishe. Ni ijambo rifite teme ivuga ngo kirazira kikaziririzwa kwibagirwa waguhaye. Haravuza ngo ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu, iwabo w'inyamaswa zihuma. Arabugota, arabukuyakuya, aburinda nk'imboni y'ijisho rye. Nk'uko ikizu gikangura ibyana byacyo, kigahungiriza amababa hejuru yabyo, kigatanda amababa kikabijyana, kikabiheka ku mababa yacyo, niko Uwiteka ari umuyobora wabwo wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabwo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndasubiramo, ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kitarimo abantu, ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu, iwabo w'inyamaswa zihuma. Arabugota, arabukuyakuya,
aburinda nk'imboni y'ijisho rye, nk'uko ikizu gikangura ibyana byacyo, niko Uwiteka yari umuyobora wabwo wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabwo. Uvuge cyane ngo amen. Ndabwira abantu banteze amatwi n'iteraniro turi kumwe, nk'uko natangiye mbabwira intego cyangwa umutwe w'ijambo ravuze ngo kirazira kikaziririzwa kwibagirwa uwaguhaye. Mu busanzwe iri jambo rimba ku mutima, ndarikunda, ariko nashatse ko tuganira ibintu bitari kure y'igihe turimo nk'abanyarwanda cyangwa nk'isi muri rusange, abantu baha agaciro ubuzima abanyarwanda baciyemo. Izi ni inkuru z'Abisiraheli. Ku mutwe w'ijambo haravuga ngo ni indirimbo ya Mose. Uko Mose tumuzi, amateka ya Bibiliya uko amuvuga, Mose ni umuntu wabayeho mu buzima bwa gishumba, ahabwa inkoni yo gushumba Abisiraheli, arabayobora. Ntaga amateka avuga Mose nka Mose w'umuhanzi, ariko muri iki gice ubona uburyo umugambi w'Imana ifite ku muntu ugenda uhinduka. Yesu nashimwe. Aha muri iki gice cya 30 tubonye Mose atagikoreshwa n'Imana ibijyanye n'inshingano y'ubushumba, ahubwo abaye umuhwituzi kugira ngo yibutse Isiraheli urugendo rw'ubuzima bagiye bacanamo n'Imana. Amen. Iyo bigeze hano numva mbikunze, n'ibyawe nanjye kwibuka urugendo rw'ubuzima ducamo, ariko dusherewe n'Imana ikagenda ikwereka aho ushinga ikirenge naho ugitera. Yesu ahimbazwe. Ahangaha Imana yari yarabuze Abisiraheli, igera ku kigeri bakumbura, ikumbura guterana kwera kw'Abisiraheli, irabibura ishingiye ku bintu yagiye ikora muri Egiputa, amaboko akomeye n'ibitangaza nk'uko tubisoma, n'inshingano yagiye ibaha na kirazira. Murabizi ko yagiye babwira ngo nimugera mu gihugu mbajyanamo guhindura, ntimuzifate nka bene icyo gihugu, imana zaho ntimuzazikorere, ntimuzashyingirane nabo. Ibyo turabizi twese. Ariko bamaze kurengwa bagezeyo, iby'Imana yagiye ibabuza nibyo babanje gukora. Imana idutabare. Hanyuma umuririmbyi yaravuze ngo Abisiraheli bavugwa none ni twebwe abanyarwanda. Nje guhamagarira abanyarwanda no kubararikira ngo nimuze twibuke ko uyu munsi ubuzima dufite bwatewe nuko umugongo w'Imana waduhetse. Amen. Iyi Mana turi imbere, iyi ngiyi tubabwira iraduhetse, nanjye uyikubwira ndi ku mugongo wayo. Mpamvu mfite ibyo kukubwira uyu munsi nuko Imana impetse. Hanyuma nje kukwibutsa ngo niwibuke urugendo rwose n'inzira y'umusaraba wagenze, wari uhetswe n'Imana mwari kumwe, kandi hariho amabwiriza yagendaga iha abantu ikababwira ngo nimubona imisi yanyu yicumye ntimuzanyibagirwe. Mu majoro mabu umuntu akavuga ngo Mana nimbona nibura uku kwezi kurenze nzagukorera, nzakora ibintu by'indashyikirwa. Rwari urugendo rw'ubuzima nk'urw'Abisiraheli, ariko uyu munsi nje kwibutsa abantu ngo Imana iracyadufite ku mutima. Yesu ashimwe. Haleluya. Mose ngo agenda mu birorero by'Abisiraheli no mu ngando ngararirimba, aririmba ngo mu rukerera haragenda avuga ngo kera hari ubwoko Uwiteka yiboneye, ngo ubwo bwoko abukura kure, ngo bwari mu gihugu kidaturwamo, ngo hatagira abantu, ngo arabugota. Haleluya. Ngo amaze kubugota ngaranabukuyakuye. Murimbyi wa 10 yaravuze ngo shima umwami wo mu ijuru, ntange n'ibyo kumushimisha, nari imboshya arambohora, nari ndwaye arankiza. Turashimira yadukuyakuye ikaturinda Satani. Imana ishimwe. Yamagambo iyo nyasoma mba numva umutima wanjye urushaho kuzirikana Imana, no ku ruhande rwanjye n'ubuzima bwanjye bwite numva Imana ariyo yahabaye, kandi nawe nuko. Yesu ahimbazwe. Arabibutsa Mose arababwira ngo yemwe mw'Abisiraheli mwe ntimubizi ko twagendaga mu gihugu kidatuwe. Ari gihe abavuga butumwa bavuga amagambo amwe namwe abantu bakagira ngo nukugira ngo ibintu biryohe, ariko ni ibintu byanditse. Ahanga iyo bivuze ngo Imana ikeneye umuntu mu bantu, biri muri iri jambo, kuko Bibiliya iravuze ngo yababonaga mu gihugu kidaturwamo. Kandi abaneza amatwi tuvugana abize ibya teoloji na Bibiliya, murabizi neza ko nta hantu Abisiraheli bigeze baca mu gihugu kidafite bene cyo. Aha nkubwira ngo Imana imenya umunyamasezerano ahantu hose uri, bitewe n'umubano wawe n'Imana. Imana ikumenya ukwawe. Yesu ashimwe. Nicyo cyari gitumye Imana ibwira Mose ngo bambwirire ko nabakuye mu gihugu kitari kirimo abantu. Amina. Mu gihugu kitarimo abantu bisobanuye iki? Imana ntago yarebaga Bedomu igihe bangaga guha Abisiraheli inzira bacamo, yarebaga Abisiraheli bavuganye bakiva muri Egiputa. Yarebaga imvugo yayo, yababwiye ngo nimugenda nzabashyira imbere ukuboko kwanjye gukomeye. Haleluya. Nzabaramira ababisha banyu, nzabica gake gake. Nibyo Imana yarebaga. Ntago yigeraga ireba bene igihugu kuko nta sezerano bagiranaga. Nje kukubwira ngo ongera ugira ibihe bituma ugirana isezerano n'Imana ku rwego bizageraho bikomeye, Imana ikibuka icyo yavuganye nawe.
haleluya. Yarababwira ngo mwabisiraheli mwe nimwibuke ko Imana ariyo yagiye ibaheka. Imana yaraduhetse, Imana yaraduhetse, Imana yaraduhetse. Nimwibuke ko Imana ariyo yaduhetse ikagenda ibakiza amaboko ya Farawo. No mu gihugu gifite bene cyo ntimwagiye mugira inkota zibari ku majosi, nuko Imana yabahetse ku mugongo. Arababwira ngo kandi Imana yabahetse yigereranije n'ikizu. Abantu bizi isomo ry'ubumana mu butatu no mu bintu by'imbaraga, Imana igereranwa. Bavugaga Yesu nk'intare, bakamuvuga nk'ikimasa, bakamuvuga nk'ikizu. Ibi ni ibintu biranga ubutatu mu bushobozi Imana yifitemo cyangwa Kristo. Nababwira ngo njyewe naje kubaheka nigereranya n'igisiga cy'ikizu. Natanze amababa hejuru yabo, ndangije ndabaheka uko bakabaye, ndabagurukana. Haleluya. Nabagurukanaga kugira ngo ibiri ku butaka bitababona, nabacirije aho ababisha bataciye kugira ngo uyu munsi tube turiho. Haleluya. Imana ihimbazwe. Njyewe Uwiteka narabahetse, ndabagurukana mbacisha iyo hejuru kugira ngo ababisha babakurikiye batababona. Turashimira Imana ko abanyarwanda uyu munsi turiho kuko Imana yaduhetse. Amina. Imana yaraduhetse, ku mugongo w'Imana niho twarindiwe. Haleluya. Kamvugane n'abantu uyu munsi bafite imibabaro, buriyurira ari kuri ku mugongo w'iguhetse, buriya urwana urugamba ariko Imana iguhetse. Haleluya. Buriya wirukaga mu mikingo utazi ko ejo hazaza hari, ariko wari ku mugongo w'iguhetse. Imana ihimbazwe. Turashimira yaduhetse kandi yarirahiye ngo izahama iduhetse, imvi zizarubura uruyenzi. Imana ikiduhetse. Mose abibutsa aya magambo, arababwira ngo mwabisiraheli mwe buriya muri ku mugongo, muri ku bitugu, muri ku mababa, ibahetse. Haleluya. Ibahetse irimo irabagurukana, yanze yuko za nyamaswa yabakuyemo zabakurikira. Ibuke ko Bibiliya ivuze ngo yarabahetse itanda amababa irabagurukanira abajyana, kuko yari zikahibakura hari inyamaswa zihuma. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Turashimira yaturokoye mu menyo y'intare, iyaduhetse ikadukuraho ibyaduhigaga byari biri, uyu munsi tukaba twidegembya. Amaboko y'Imana yarakoze kuturamira. Imana ihimbazwe. Ngo Mose abaririmbira iyo ndirimbo, Mwisiraheli wese usohotse kumva ijwi ni rya Mose. Ariko akavuga ati Mose ntabwo yigeze aba umuhanzi. Mose aririmba ate ko ari umushumba? Kumbe Imana yari imuhagurukije mu yandi mavuta kugira ngo abibutse. Hanyuma Mose ntabwo agihari. Yosuwa na Kalebu bashoje urugendo. Uyu munsi Imana ihagurukije agiye ngo nkwibutse ngo kirazira kikaziririzwa. Munyarwanda wese Imana yahetse ikamurokora, ntakwiriye kwibagirwa. Haleluya. Turashimira yaduhese, iduhetse dukeneyeho n'inyungu, idukeneyeho umusaruro. Imana ishimwe. Harimo numva umumama atanga ubuhamya, aravuga ngo arashimira Imana ko ku myaka yarokokeyeho uyu munsi ari muri leta ifite umudendezo. Yari afite imyaka 11, uyu munsi imfura ye nayo yujuje imyaka 11 yiga itaha. Imana ihimbazwe. Iri mu gihugu gifite amahoro. Aranga ibyo bintu bya mbere igitsika mutima. Hanyuma reka ngutangarize ngo amajoro mabi twayararaga ariko Imana iduhetse. Yesu ashimwe. Twararaga rubundi ariko turi ku mugongo w'Imana tutabizi. Nduru zavugaga ku misozi ariko Imana ifite abantu ihetse, iturindije kuzabona igihugu gifite ubwiza nk'ubu tureba. Hanyuma bikubiyemo umugambi munini w'Imana kugira ngo dukore icyo yatuzigamiye. Imana ibaha umugisha. Narinde kubabwira ngo kirazira kikaziririzwa. Muri iri somo harimo ijambo rivuga ngo wirinde iguhetse izibiro yaguhekanye. Yesu ashimwe. Mwari mubizi abanteza amatwi, abari kure n'abari hafi, kwiyiduhetse izibiro yahekanye umuntu wese. Yesu ashimwe. Yongeza hano umva umutima wanjye ufite isomo rikomeye, ibi nkubwira nanjye birandeba. Iyaguhetse cyagihe, iyakurokoye urupfu rukomeye, iyatanze amababi kaguheka ikagurukana, ibiro yaguhekanye irabizi. Biravuze ngo ku mugongo widuhetse twirinde kongeraho ibiro. Bishatse kuvuga iki? Ni imico imwe n'imwe. Twirinde ingeso z'abanyegiputa, twirinde imigirire y'abanyakanani n'abaheti, dukora iki yaduhetse duhekeye n'icyo tuzayimarira tubera Imana inyungu. Imana ishimwe. Haleluya. Hava ngo kandi njyewe Uwiteka narabahetse ndabagurukana mbatandaho amababa ndabajyana. Nje kukubwira ngo komera, iduhetse ifite naho itujyana. Haleluya. Iduhetse ntago ari uguta igihe, iduhetse mwabagore mwe ifite aho itwerekeza, ihetse abagabo ifite aho ibajyana. Biravuga ngo umugambi wayo kuri twe ni muremure, ni muremure. Imana ifite umushinga udahomba kandi ibyo ikora iba yarabitekerejeho neza. Nje kukubwira ngo humura, ariko kandi mu burinzi bwawe Imana ikeneyemo inyungu. Impamvu zo guhekwa n'Imana, ntago Imana ikorera ubusa. Kampani y'Imana ntihomba.
ibi ngibi twabayemo hakagira abapfa twe tugasigara, Imana yadushigaje ngo ihabwe icyubahiro kuko duhari. Yesu ahimbazwe. Nje kubatangariza ngo umuntu wese nazirikana agaciro k'icyatumye Imana imuheka, ikamushyira ku mababi, ikamugurukana, ikamurokora ibitero, ikamurokora abarozi. Dukwiriye kwibuka ko Imana yaduhetse kugira ngo tuyibere amaronko. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Amen. Ku mirongo hepfo hari ijambo ryavuze ngo yararangije iduhereza icyubahiro, iduhereza gutambagira imisozi yo mu isi, iduha kumenyekana. Narimo nganira n'umuvandimwe ndamubaza ngo ninde muntu watekerezaga ko mu gihe twatambutsemo umuntu yumvaga nibura azasubira ku ntebe y'ishuri akiga kubera igicuku cyari mu gihugu. Sanga nta n'umuntu wari ufite ibyo byiringiro uretse no kwiga no kuramuka byari ikibazo. Wumvaga ko nugeza ku wa gatanu uzaburamye. Nta gene migambo abantu bari bafite, ariko turashimira Imana iyari iduhetse, yari izi ko tuzanaminuza. Haleluya. Iyaduhetse ku mugongo, yaturebaga nk'abantu bazabyara abana benshi. Twirukaga turi incuke, abantu birukaga mu myobo ari ingaragu, ariko uyu munsi turavuga imirimo y'Imana, dufite n'amashami yadushibutseho. Sina ry'Imana nirihimbazwa. Kwiriye guha agaciro ibyo ngibyo, Imana ikubahwa kubera icyo yakoze. Nibyo narinje kubibutsa, numvisha umutima wanjye wabaganiriza no magambo, nje kukubwira ngo buri Imana iraduhetse. Haleluya. Haleluya. Imana iraduhetse, Imana iraduhetse, kandi twese uko iduhetse izi mibereho y'umuntu wese ihetse. Ntago Imana izayoberwa umwana ihetse mu mugongo uko akwiriye kubaho. Mushyitsi umutima mu nda, ibihe byibakanga ngo mutatire igihango. Iduhetse izi nuko tuzabaho. Haleluya. Nasomye umurongo wo hepfo urambwira ngo kandi iyi Mana yaduhaye kurya umwero w'imirima. Imaze kuduha umwero wo mu mirima, iduha kurya n'ingano zihunze zirushaho gukomera. Yaduhaye kunywa amata y'inka n'amatamatama. Sobanura ku ijambo rivuze ngo amatamatama ni umugisha umuntu atari yemerewe kubwa kavukire, ariko turashimira iduhetse n'ibyo tutari twemerewe kubwo kuba ku mugongo wayo twabigizeho uburenganzira. Haleluya. Amatamatama nukuvuga ngo ukuvuka amateka n'igisekuru hari intebe utari kwicaramo, ariko kuko uhetswe n'Imana uyu munsi wabaye ikirangirire. Iyo ni imigisha yo guhekwa n'Imana. Haleluya. Imana ihimbazwe. Hari abantu bavuka mu miryango ukaba wumva ibintu byose babyemerewe kubera kavukire. Hari n'igihe uvuka mu muryango ukaba wumva byonyine no kuba wakubaka inzu y'ibyumba 2 na saro utabyemerewe bitewe n'amateka yaho uvuka, ariko iyo wisunze Imana ukemera uko iguhetse igenda ihindura amateka. Imana ishimwe. Haleluya. Ndaguhamagarira kwemera uko Imana iguhetse udateye imigeri, kuko niyo fondasiyo y'ubuzima bwa none n'ubwahazaza. Narinje kubabwira ngo kirazira kikaziririzwa ko umuntu Imana ihetse yakora ibinyuranye n'amabwiriza y'umuntu uri ku mugongo w'Imana. Kandi nde kuguhumuriza ngo iduhetse ifite naho itujyana. Imana ishimwe. Ubwo Imana ireba umuntu mu bantu, uharanire kugira uruhare rwawe wenyine, uburyo Imana yakureba ikagutuza ku musozi ishaka kuturaho. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Haleluya. Burya turahetswe, buriya turahetswe. Iyo budahetswe ntagaruka biba bimeze. Mu buzima urira bugatuma ugenda nk'udafite gitabara. Nje kuguhumuriza ngo ejo bizemera bizakunda, kuko iguhetse bifite uburyo, ifite ububasha, iguhetse ifite ubushobozi, itara kujishuye iguhetse icyo uzayimarira. Imana ibaha umugisha. Nayo magambo numvaga ari ku mutima wanjye, nje kubinginga ngo nimuze twibuka uburyo Imana yaturokoye urupfu rukomeye, nimuze twibuka uburyo Imana yatubungabungiye ubuzima, nimuze twibuka uburyo Imana yaturokoye inzara n'amapfa. Abantu bamwe bagahemuka twe tukaba turiho, ni impamvu z'uko duhetswe. Kandi nje kukubwira ngo ikinyuranye cy'umuntu uhetswe n'Imana, uri ku mugongo w'Imana ntagasa n'ibyo arya. Haleluya. Amen. Aha iyo mbigezeho kubihuza n'ubuhamya bwanjye mbyumva neza. Ntago iyo uri ku mugongo w'Imana, iyo Imana iguhetse ntago ugomba kugira uruhu cyangwa po isa n'ibyo wariye. Oya, usa nk'uko iguhetse ishaka kusa. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ahimbazwe. Imana ifasha abantu banteze amatwi babyumve inyungu zo kwemera uko Imana iguhetse. Ugomba kumara 2 na 3 utariye, wagera mu iteraniro ry'abagore bahahirwa ku kwezi ugasanga wowe udafitererije kubera inyungu zo guhekwa n'Imana. Ugomba kugira ubuzima budasa n'ibyo urya. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Narinje kubinginga no kubibutsa ngo iduhetse ifite aho itujyana, kandi shaka neza yuko tutibagirwa imirimo yose yakoze. Nimwibuke ibintu Imana ikoze mu mwanya muto.
nimwibuke ibintu Imana ikoze mu gihe cy'icuraburindi ryari rikomeye. Murebe ukuntu tubaye abagore bahetse, abagabo bujukuruje, murebe ukuntu amazu abaye meza, hanyuma nuyicaramo ujye uramya ibiguhaye uvuga ngo izi ni inyungu z'uko Imana yampetse. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo dusoze dusenga abantu banteze amatwi. Wowe wari umaze gutentebuka, maze kwibagirwa, ongera wibuke ko Imana iratubwiye mu ijambo ryayo ngo irebera umuntu mu bantu. Iyi ngiyi yadukuye mu nyamaswa zahumaga, ikadukuyakuya. Reka mvuge ku kijyanye n'ijambo rikomeye rivuze ngo yaturinze nk'uko yarinze imboni y'ijisho ryayo. Haleluya. Mu buzima busanzwe Imana ni umwuka, ntago ifatika, ariko nubwo idafatika ibice bigize umuntu, kuko turi Imana nibyo bigize Imana. Ifite gutanga amaboko tukaba tuyafite uyu munsi, nayo ifite amaboko irakora. Niko Bibiliya ivuga. Iyaduhaye amaso tukareba, nayo irareba. Iravuze ngo uburinzi bwatubayeho bungana nk'uko ijisho ry'Imana ritatokorwa. Haleluya. Umva, uko warinzwe ntago warinzwe nk'ukuboko, ntiwarinzwe nk'ukuguru. Imana yagushyizeho parotisiyo ingana n'uko ijisho ryayo riporotejwe. Haleluya. Uko ijisho ry'Imana ritatokorwa, niko yanze ko hari ikintu cyatwangiza, kuko ifite umugambi muremure kuri twe. Haleluya. Ndafashijwe. Turiho kubw'umugambi w'Imana, turiho kugira ngo Imana igaragare, tubereho kugira ngo icyubahiro cyayo kigaragare kuri twe, kandi duhekeye icyo tuzayimarira. Ntabwo iduhetse ngo twibagirwe. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ndagira ngo dusenge. Wowe unteze amatwi, uri hafi n'uri kure, huguka, subiza amaso inyuma, urebe uburyo Imana yagiye iguheka. Imana yemera yuko uciye ubutaka, ababisha ntiwari kubacika, abarozi ntiwabacika Imana itaguhetse, amapfa ntiwayakira, inzara ntiwayikira. Oya, ibidushakisha ni byinshi. Turashimira yemeye kuduheka, ikatunyuza y'ikirere. Nihimbazwe kuko umugambi wayo ukomeje ku buzima bwacu. Numvaga ayo magambo ari ku mutima wanjye, ndayabasangije. Hanyuma umwuka wera ashoboza umuntu wese kongera kuziririza indangagaciro ziranga umuntu uhetswe n'Imana, zongera zitubeho, kugira ngo Imana iticuza icyo yaturindiye. Imana ibaha umugisha, kandi Uwiteka abahire abareba ijisho ryiza. Ndagira ngo dusenge. Ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu gihugu kitari kirimo abantu, mu nyamaswa zihuma. Icyambere Imana yaratugose. Uhita utekereza uburyo Imana yakugose, irangije iranadukuyakuya, iturinda nk'uko irinze imboni ry'ijisho ryayo. Turashimira yaduhaye agaciro dufite uyu munsi, nuko uburinzi bwayo bwabanye natwe. Imana ihimbazwe. Hanyuma mu burinzi Imana ikurinze, wayituye iki? Mu guhekwa n'Imana ikakurenza ibyaguhigaga, niki wituye Imana? Niki Imana ikureberamo ikavuga ngo okay, kuba nararinze Forotine, ndabona izina ryanjye ryungutse ku bw'iki. Ndagira ngo nubwo byaba byarakunaniye, ufatikanye nanjye kubaha Imana muri iri jambo, uyibwire ngo nibutse ko ukundi ho kose ari impamvu z'uko umpetse. Ntago buriya ufite aho utaha kubera kuzi imibare. Oya, niguhetse igenda ikubarira bikakunda. Haleluya. Ntabwo uyu munsi ufite icyubahiro n'izina mu kazi kubera ko wize kurenza abandi. Oya, niguhetse yabiteguye kera kuzaba uri uyu munsi. Hanyuma reba mu migisha ufite, Imana ifitemo nyungu ki? Haleluya. Ntabwo mwe yaravuze ngo icyubahisha Imana nuko ishimwe ryawe ryungura undi, umugisha ufite n'undi akawukuramo ishimwe. Ubwo biravuze ngo Imana yo n'umwihariko. Mu burinzi Imana ikurinze, ni ikihe cyubahiro cyayo kirimo. Hanyuma nusanga hari ibyagucitse, ufatikanye nanjye gucira Imana bugufi, twibwire ngo twemeye kuba mu ndangagaciro na kirazira z'umuntu uhetswe n'Imana. Imana iguhetse, izi ko yaguhetse uri umwirabura, izi ko iguhetse uri umuzungu, ntabwo ishaka ko usubira gusuka utasaga. Imana iyo ikebutse ku bitugu imenya abo yahetse, hanyuma guma ukuri uko yaguhetse uri guba, ari kuguma niko Imana ishaka ko tumera. Imana ibaha umugisha. Abanteze amatwi, uhagacira iri jambo, umugisha w'Imana umuzeho, kandi Uwiteka dudubiza amasoko no kurushaho kumenya Imana no kwisobanukirwa kurenza uko nyikubwiye. Wari kumwe na Forotine Kontineri. Uwiteka guhire kandi ubinyungu y'Imana none no mu gihe kizaza. Reka dusenge. Mana yera, Imana ikiranuka, uri Uwiteka niryo zina ryawe, ufite ubushobozi n'imbaraga, kandi ijambo ryawe ni ukuri. Biradukwiriye ko tukubera inyungu,
kuturinda kwawe ntabwo wataga igihe, ntiwapfushaga ubusa, washakaga ko izina ryawe ryubahirizwa kuri twe. Twifatanije n'abaduteze amatwi batwumva, bari hafi n'abari kure, bari mu gihugu n'abari hanze yacyo, kugira ngo ushoboze umuntu wese kwibuka ko impamvu turi hari uko waduhetse. Nubwo ubuzima butoroshye bidukomerera, ariko turi ku mugongo wawe, utwemerere tube mu mugongo wawe, duheke uko uduhetse, twemere uko utugenje, kubera yuko uduhetse ufite gahunda yaho utwerekeza. Turagushimiye ko waturokoye ukadukura mu gihugu inyamaswa zahumaga, ariko ukatwongerera iminsi n'ubuzima. Kansengera abanyarwanda muri rusange, abari mu mugoroba yo kwibuka ibihe bagiye bacamo kubera igihe kitari cyoroshye. Nubwo bimeze gutyo, bagira imitima ishima ko baturokoye, bagira imitima ishima yuko barokoye ibyago bikomeye, bumva yuko uyu munsi bakwiriye kwiyubaka no kugira ngo ubugingo bwabo Imana ibwishimire, kugira ngo Imana nitureba inezezwe nuko ari abanyarwanda yarokoye, bazamuye icyubahiro cyayo. Ndagushimbaje, umugisha abateze amatwi iri jambo, umugisha abanyamakuru baduhaye uyu mwanya, mu izina rya Yesu ubiteho kandi ubungura ubwenge. Kandi Mwami Imana, cy'amagambo yawe atangarirwa amahanga, abantu bakubera amaronko nk'abategereje kugaruka kwa Kristo. Urakoze, turagushimiye, tubisabye mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amina.